kuko ari nta mwungeri. Ezekiyeli igice cya 34:5. Nuko ziratatana kuko ari nta mwungeri, ziba ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi kuko zatatanijwe. Mu gihe cya Ezekiyeli, Imana yagaragaje ikibazo abungeri ba Isirayeli bari bafite, maze ivuga ko intama zayo zatatanye kuko ari nta mwungeri. Mu yandi magambo, si uko nta bari bahari cyangwa se ko nta bitwaga ko bafite izo nshingano, ahubwo nuko nta wari uri gukora uwo murimo. Imbere y'Imana, icyo abantu bitwa si cyo kigira agaciro, ikigira agaciro ni icyo bakora. Abungeri bari basigaye babyitwa ariko batita ku ntama, Imana ikabona nta mwungeri. Nuko ziratatana kuko ari nta mwungeri, ziba ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi kuko zatatanijwe. Intama zanjye zarorongotaniye mu misozi yose no mu mihinga y'umusozi muremure wose. Ni ukuri intama zanjye zatatanijwe mu isi yose, kandi nta waruhije azishaka habe no kuzibaririza. Ezekiyeli igice cya 34:5-6. Umwungeri w'Uwiteka yashakaga ni uwita ku ntama, akazikurikirana, akazibaririza, akazishaka. Uwo yari akeneye si uwitwa iryo zina, ahubwo n'ukora uwo murimo. Kenshi dukunda kureba itagenda neza mu murimo, maze tugatinda ducira imanza abo tubona ko ari bo bitwa ko bakagombye kuba babikora, nyamara ntitugire icyo dukora natwe ubwacu. Intama z'Imana zirarorongotana zikazimira, aho kugira ngo tujye kuzibaririza no kuzitabara mu bushobozi bwacu wenda bukeya, tugatinda ducira imanza abo tutanazi niba Imana ikibita abungeri. Dawidi ageze ku rugamba, yabonye bakuru be n'abandi basirikare bahiye ubwoba imbere ya Goliyati, ntiyajya mu byo kubagaya no kubaseka, amenya ko hakenewe umuntu wo gutabara ubwoko bw'Imana, maze abonye ko ntawe uhari, yumva ko agomba gukora uwo murimo nubwo ataramenyereye iby'urugamba. Yamenye ko icyangombwa atari ibyo abantu bitwa cyangwa bamenyereye gukora, ahubwo ko ari ukuba Uwiteka ari kumwe nawe. N'uyu munsi abungeri Imana iri guhamagara si ababyitwa n'abantu, ahubwo ni abababajwe n'intama zitatana n'izizimira, bakizera ko Uwiteka abasha gukoresha umwemereye wese, nubwo abantu baba bamubona nk'udafite icyo ari cyo. Akeneye abemera gusiga byose, bagahara icyubahiro n'ubutunzi bwo mu isi, kugira ngo bashake izazimiye, batarure izatatanye, biteguye gutanga ikiguzi cyose bibasaba. Akeneye abemera kujya mu misozi no mu bihanamanga, bagakoresha ubutunzi bwabo badatekereza ko buzabagarukira, bakajya gutabara abo Umwami Yesu yapfiriye. Abazimiye batazi Umwami Yesu ni benshi, abaguye n'abacitse intege mu rugendo ntibagira ingano, abagisindagira ariko nta munezero mu nzu y'Imana bagifite ntibabarika. Ni igihe ukunda Kristo wese afite amahirwe atarondoreka yo kugirira umumaro intama ze, kwaba gusindagiza izacitse intege, kuvura izirwaye, kunga izavunitse, kugarura izatatanijwe, cyangwa gushaka izazimiye. Mbese nawe Imana ibasha kukubonamo umwungeri nibura ubaririza intama zayo, cyangwa uzi ko we bitakureba? Ijwi ry'Umwami Yesu ntirihinduka, riracyabaza ngo mbese urankunda? Ragira intama zanjye. Uwiteka yavugiye muri Ezekiyeli ngo nta mwungeri, aho kuvuga ngo nta bungeri. Ahari si benshi yashakaga umwungeri, ariko kenshi twifuza kuba mu kivunge cya benshi. Ese niba ushaka umwungeri yabasha kukubona cyangwa urindira ko haboneka benshi? Induru ziravuze, ubatabara ubu. Nucogozwa n'iby'isi babwirwa nande se? Tanga umubiri wawe n'ingingo n'ubwenge ubone gutabara abo yapfiriye. Indirimbo ya 411 mu gushimisha. Dusenge. Mwami Yesu, ndakwemereye ngo untoranye mu bungeri bashaka intama zawe n'abazibaririza, mu izina ryawe Yesu. Amen.